Christmas ni umunsi ukomeye cyane ku isi, watangiye kwizihizwa mu binyejana byinshi byagiye bitambuka. Abafaransa bawita Noel, Abayahudi bakawita Hanuka, Abareno bakayita Celestinata, bose bagahurira ku busobanuro bumwe ko ari umunsi ukomeye w'ivuka rya Yezu Kristo. Mu byanditswe muri Bibiliya, nta hantu na hamwe hagaragaza ko tariki 25 z'ukwezi kwa 12 ko ari umunsi w'ivuka rya Yezu. Abigishwa ba Yezu hamwe n'izindi ntumwa ntibigeze bizihiza umunsi nk'uyu, tariki 25 Desemba, nk'umunsi w'ivuka rya Yezu. Nusoma neza witonze muri Bibiliya, uzasanga tariki 25 Desemba wari umunsi mukuru wizihizwaga n'abapagani ba Babel, ariho Abayisraeli bari barafashwe bunyago, bakabarekura, bakabaha ubwigenge, bakava mu bucakara. Kandi nukurikira ugasoma neza witonze amateka y'umwami Babel witwaga Nimrod, umunsi nk'uyu uba wizihizaga kuvuka k'umwana w'izuba witwaga Tamusi. Nyuma y'imyaka 306, umwami witwaga Constantino wavukaga mu Barumi, we yasengaga izuba nk'Imana. Yaje rero kuba umukristo, ariko ntiyigeze areka gusenga ibigirwamana bye ndetse no kubikorera iminsi mikuru. Ariko yategetse ko umunsi w'ivuka rya Tamusi ukomeza kwizihizwa. Ariko yari abizi ko hari abatazabyumva kuko yari yaramaze kuba umukristo. Nibwo yahisemo guhita abeshya abakristo ko uwo munsi ari umunsi w'ivuka rya Yezu Kristo. Allah utagatifutse ku byo bamuvugaho aragira ati: ibirere byenda gusandara, n'isi yenda gusatagurika, ndetse n'imisozi yenda kuriduka, kubera ko bavuga ko Allah Nyirimpuhwe afite umwana, kandi bidakwiye ko Allah Nyirimpuhwe yagira umwana. Kwizihiza Christmas ni ugutuka Imana. Biturutse kwa Abi Huraira, abikuye ku ntumwa y'Imana, Imana imuha amahoro n'imigisha, ko Allah yavuze ati mwene Adamu yari amuguje, kandi ntabwo yari akwiye kubikora. Nanone yaranutse kandi ntabwo yari akwiye kubikora. Naho uko aminyuza ni igihe agira ati ntabwo Allah azangarura, ntabwo azanzura nk'uko yandemye bwa mbere, kandi kumurema bwa mbere ari byo byoroshye kurusha kumugarura, umuzura. Naho uko anuka ni igihe avuga ati Allah afite umwana, kandi ari njye Mana yonyine yishingikirizwa. Ntabwo nabyaye, nta nubwo nabyawe, nta na kimwe meze nacyo mu byo naremye byose. Iyi mvugo yakiriwe na Bukhari, Imana imwishimira. Mu by'ukuri, kwemera ko Allah ari we wenyine ukwiye gusengwa mu kuri, no kwemera ubuhambare bwe, bihabanye no kwizihiza umunsi nk'uyu.